Ndimaze kugera amezi 6 naba ndimo nicaranye na madamu navugisha umwana bebe bimeze gute kuva umwana arimo aransubiza nkaza madamu ese ni umwana usubije cyangwa ni wowe madamu ati rwose reka mfunge n'umunwa wumva ngero umaze ati nanjye ndabyumvisha kongera nkabaza bebe no nsubije ati ni ngewe. Ndi mu kagari ka Masoro umudugudu wa Mubuga murenge wa Kimironko ahazi nko mwizindiro mu mujyi wa Kigali. Ni kwa Ndayizeye Amuza na Charite Muduha neza ahari uruhinja rw'umukobwa rufite amezi 3 gusa n'umwana udasanzwe. Uyu mugabo Ndayizeye Amuza aravuga ko kuva umugore we yatwitiye umwana byababereye inzira y'umusaraba bita ibitangaza by'Imana. Ni ibitangaza kuko nyina mutwite yavugiraga mu nda. Hanyuma ariko kandi byabaye umusaraba kuko uyu mwana akiri mu nda atatumaga asagira aho ajya, byanabaye ngombwa ko areka akazi yakoraga kugira ngo nyina w'umwana agira amahoro. Umwana kuva na mbere akiri mu nda yari umwana wamye n'undi mbuza kuba ntajya gukora. Ndikimara kugira amezi 4 umwana nagiraga mpaguricyo ngiye ku kazi nyina nkabona indira muriye cyane. Aho nagaruka nakora kunda mbaze nkavuga ati bebe cireka naje indigatuza nkabona umwana nyina aratuje. Mbo bikura gutyo ndimaze kugera amezi 6 naba ndimo nicaranye na madamu navugisha umwana bebe bimeze gute kuva umwana arimo aransubiza nkaza madamu ese ni umwana usubije cyangwa ni wowe madamu ati rwose reka mfunge n'umunwa wumva ngero umaze ati nanjye ndabyumvisha kongera nkabaza bebe no nsubije ati ni ngewe. Ese ibintu ni ibiki nkumva nshatse gusa ari navuga ati ahari ni jini dutwite ni umwana se bimeze biti. Ariko kubera ko gutwara inda y'umwana nyine twatwaye inda y'umwana nabanye na madamu ashira amezi 6 atarasama inda tujya gusenga turaba ADPR twajya gusenga nyine Imana igatubwira ati mumure nzabaha umwana. Mbo madamu Imana izakubwira ati amarira yawe arahagije kirangwaye umwana agenda uzasanga umwana vuba. Uyu mwana twahaye amazina yamushimiye Imana kubw'umutekano we kuva mu buhinja bwe ntiyemera nyina. Ise n'umwitaho gusa nkuko abyivugira uretse ko tuwusura twasanze umugore we yagiye gupagasa kuko we n'ubusanzwe uru ruhinja rutajya rumwemera. Amata y'inkora yamuha agashira ku rurimi ukabona aracira aramukoba wamuhereza kigozi ukabona aranyweye nta kibazo. Ariko nagakankwa gutya n'ingende kugira ute ndi kubimwera cyangwa wenda ari nyina umukozi we yamusiganye n'uvuga nta kintu ashobora kumuhereza umwana yemereketse iyo ndi hano niyo mpamvu nirirwa mu rugo icyamarira umukozi usa no kumuheka kumwiyogereza ndamwogeza ntajya atuma undi muntu umwoza wapina mama ntamwoza mushize mu ibafu y'amazi ararindura akazi umuntu ariko ngiye mufite mushize mu ibafu y'amazi n'isa yashira ndi kumwoza umwana ayiza nkamusiga umwana tugakina nuvuga ni mu miryamire ye. Ese amaherezo yamushimiye Imana na se umubyara Hamuza azaba yahe ko avuga ko ubuzima bugoye umugore wazatunga urugo n'umukozi wirwa ahetse akagahinja. Hamuza asanga aho bigeze akeneye ubufasha kuko umuryango we utazabaho kandi adakora kuko leta burya ari umubyeyi twasaba nka nyakubahwa perezida wa Repubulika kudufasha kuko urumva nyine ubuzima bugoye urumva nta kintu nshobora kubona nta kintu nshobora no gukora bitewe n'uwo mwana ntasi ndamenyerezo rya biriya bintu impamvu adashaka ko muvi ruhande leta ikadufasha ikadukurikiranya nyine nk'abandi banyarwanda natwe bakatumenya nk'ababyeyi. Bwana Ndayizeye Amuza avuga ko kuva umugore we yasamiye inda avuga ko ari isezerano ry'Imana nk'abantu basenga abavandimwe be ndetse n'inshuti bamuhaye akato. Ubwe yabwiye Flash FM na TV ko yaba umuryango avukamo cyangwa se waba umugore ni ukuvuga kwa sebukwe ntawe ugikandagiriwe ngo uyu mwana atazaba Kenya mbese muri make yabaye igicibwa.